Mu buzima bwacu bwa buri munsi twumva amajwi menshi, twumva amajwi yacu, twumva amajwi y'abantu batandukanye, twumva amajwi y'abadayimoni n'amajwi y'umwijima, ariko nyuma ya byose hari ijwi ry'Imana. Muri aya majwi yose biragoye kumenya ijwi ry'Imana ngo urisobanukirwe kandi uryumvire. Muri iyi video rero tugiye kuganira ku bimenyetso bitandatu bikwereka yuko Imana iri kuvugana nawe, cyangwa se Imana imaze igihe ivugana nawe ariko ntubimenye. Kora kuri subscribe, ukore kuri like no kukazogera, ubundi wandike comment dukomeze ikiganiro cyacu. Ikibazo cya mbere nakubaza ni hari ijwi ujya wumva, hari ibiri kuvugana nawe? Turi mu gihe dusaba kuba busy kugira ngo tubeho. Iyo dushakisha ubuzima mu mihana, mu nzira zitandukanye, duhura cyangwa se tukumva n'amajwi menshi, yaba y'abantu, uruhurirane rw'imiziki n'ibindi bintu bitandukanye, ndetse tukumva n'amajwi y'umutima wacu. Ese hari ijwi wumvise ry'Imana rivugana nawe? Ikibazo nanone muri aya majwi yose waba warumvisemo ijwi ritandukanye, cyangwa se ritandukanye n'amajwi yose wagiye wumva mu majwi wagiye wumva, cyangwa wanze kumva ufunga amatwi uravuga ngo sinshaka kumva ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Hari abantu bajya bafata ibyemezo akavuga ngo ngewe sinshaka kumva irindi jwi iryo ari ryo ryose kubera ko nifite stress, nifite ibibazo, mfite ibintu bitandukanye, akishyira mu kato akumva ko nta rindi jwi kugeza n'ubwo Imana yamuhamagara atabasha kuyumva. Kuko ndibuka ko igihe Samweli yahamagarwaga agira ngo akorere Imana, ntago yigeze abasha kugira attention yo kwakira Imana, ariko Eli yari amuri iruhande abasha kumusobanurira ko ijwi ari iry'Imana. Rero abantu benshi bakunda kubaho ubuzima butegereza Imana, bashaka kumva icyo Imana ivuga, ariko Imana ikavugana nabo ntibaze kubimenya, ahubwo bakarenga ku bintu Imana yagiye ivugana nabo, cyangwa se yagiye ibaburira cyangwa se ibabuza. Iteka Imana ikorana n'ibimenyetso iri kuvugana n'abantu bayo. Urugero, yashyizeho umukororombya nk'ikimenyetso cy'uko itazongera kurimbuza abantu imvura. Rero niba ushaka kubana n'Imana no kugendana n'Imana, ukeneye kumenya ibimenyetso Imana ikubwira, kugira ngo buri munsi utangire kugendana n'Imana, ubashe no kugira ibintu umenya, cyangwa se ubashe no kugira ibintu ikora, yakuburira, yakugira inama, yakubwira inzira ugomba gucamo. Ishobora gukoresha ibimenyetso cyangwa se ikoresha ubundi buryo bugiye butandukanye. Mbere yuko tuganira ibi byose, hari ibintu by'ingenzi bitandatu ugomba kubanza kumenya, kugira ngo umenye noneho ibimenyetso bitandatu bishobora kwereka yuko Imana iri kuvugana nawe muri ino minsi cyangwa se mu buzima bwawe busanzwe. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, Imana yumva amasengesho yacu. Iyo dusomye Zaburi ya 65:3 aranditse ngo ni wowe wumva ibyo usabwa, abantu bose bazajya aho uri. Imana yacu ibasha kumva ibyo tuyisaba. Hari abantu bajya biganyira bakavuga Imana ntiyatwumvise, ngo Imana ntabwo yumva amasengesho, ngo hari abantu yumva ngo abandi kabareka. Ariko ndakubwiza ukuri ko Imana ihora itegereje kugira ngo yumve ibintu tuyisaba. Imana yacu yumva amasengesho yacu. Niba ujya usenga ufata umwanya wo kwinginga Imana, ndagira ngo umenyeshe ko Imana yakumvise, ndagira ngo umenyeshe ko Imana kumva. Ikindi kintu cya kabiri ugomba kumenya, Imana ivugana natwe buri gihe. Ibyahishuriwe 3:20 handitse ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu wese niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Ndagira ngo umenyeshe ko Imana ivugana natwe buri gihe. Iteka ryose Imana ihora yiteguye kuvugana nawe, kandi Imana ihora yiteguye kuza gusangira nawe no kuganira nawe. Igihe cyose Imana yakomanze warangiza ukayumva ugakingura, Imana izazivugane nawe. Ndagira ngo umenyeshe ko mu yindi kintu cya kabiri ugomba kumenya nuko Imana ivugana natwe buri gihe. Icya gatatu, Imana isubiza amasengesho yacu. Mu kindi kintu cya gatatu ugomba kumenya nuko Imana ibasha gusubiza amasengesho yacu. Yohana 16:23, ubutumwa bwiza bwa Yohana 13:23 haranditse ngo uwo munsi ntacyo muzambaza, ni ukuri ndababwira yuko icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Ndagira ngo nkumenyeshe ko Imana ibasha gusubiza amasengesho yacu. Igihe cyose wasabye ikintu cyose wizereye mu izina rya Yesu, exactly totally, Imana ibasha kukumva kandi Imana ibasha kugusubiza. Niba warigeze wasaba Imana ukayinginga, ugasenga, ukayisaba mu izina rya Yesu, ndagira ngo ubwire ko Imana yakumvise kandi Imana yaragushubije. Ahubwo ikibazo ni ibintu yagusubije warabimenye? Ese ko yavuganye nawe warabyumvise? Ibisubizo byayo byakugezeho? Ibimenyetso yaguhaye igusubiza warabibonye? Icyo nicyo dushaka kugira ngo dusobanukirwe uno munsi. Ikindi kintu cya kane dushobora kumenya, ntidushobora guhatiriza Imana ngo idusubize uko tubishaka.
ibyo twita umugati hari ubwo Imana yo ibibonamo nk'inzoka. Bibiliya iravuga ngo ntabwo umubyeyi ukunda abana be ashobora guhereza abana be inzoka ayibona ko ari inzoka. Abantu benshi dusaba ibintu byinshi Imana izadukorera tukibwira ko ari byiza kandi ibyo bintu ari bibi ku buzima bwacu. For example, yatsa akazi ariko Imana yabona ko ako kazi uzagapfiramo cyangwa se karimo imbaraga z'umwijima uzagahuriramo n'abazakakaguha ariko bakashaka gukoresha ibyaha n'ibindi bintu bibi, yarangiza kakakwima ariko ukabona ni keza kuri wowe, ariko yibona ibintu bibi bizakubaho muri ako kazi ikagusubiza ngo no, ukumva ko ari Imana yaguhemukiye cyangwa ari Imana ari mbi. Ariko ndagira nkubwire neza ko igisubizo Imana yaguhaye ntabwo yagihubukiye, ntiyagihatirijwe, nta nubwo nawe ubwawe ushobora kuyihatiriza gusubiza igisubizo yaguhaye. Niba ubona ari kibi ku buzima bwawe, ariko menya ko mu mugambi w'Imana igisubizo yabonaga ari cyiza. Ikintu cya kane ukwiye kumenya, ntidushobora guhatiriza Imana ngo idusubize uko tubishaka. Icya gatanu ukwiye kumenya, ntitwumva ijwi ry'Imana kuko tuyima umwanya wo kuyumva. Abantu benshi barasenga ariko bakagenda batumvise icyo Imana ivugana nabo. Hari ikintu kimwe tugomba kumenya, nuko iyo gusenga no kumva icyo Imana ivugana natwe biratandukanye. Ujya imbere y'Imana ukayibwira ngo Mana nkorera ibi, ndababaye, ndashavuye, gira ikintu hindura mu buzima bwanjye, ugasenga ukayinginga, ariko kugira ngo Imana igusubize ntuyihe umwanya. Mbega ni nka kwa kundi ujya imbere y'umuntu ukamubwira ibintu ari bukore ariko ntuze kumva ibibazo afite, imbogamizi n'ibindi bintu ashaka kugira ngo akubwire mu buzima bwawe. Rero gusenga Imana ni kimwe, no kuyiha umwanya ukayumva ni ikindi. Umuntu ajya imbere y'Imana agasenga iminota 10 ntamare n'umunota umwe wo kumva ikintu Imana ivuga ku bintu yayisabye. Rero abantu benshi ntabwo bumva icyo Imana ivuga kubera ko nta mwanya babasha kuyiha wo kugira ngo nayo ibavugishe. Icya gatandatu dukwiye kumenya, ntidushobora gutuma Imana ivugana natwe uburyo dushakamo cyangwa se uko ituvugisha. Abantu benshi bakunda gusenga Imana bagategereza ko Imana ivugana nabo ku ngufu, cyangwa se bagashaka Imana ihita ibavugisha ikabasubiza, kandi ikabasubiza uburyo bashakamo. Abantu benshi basigaye basenga, ugasenga amasengesho yaba ari amasengesho y'iminsi 2, ay'iminota 10, ay'amasaha menshi, ariko ukibwira ko Imana ibuze ikakubwira neza bitewe n'uko ushaka Imana ivuga ibyiza ku buzima bwawe gusa, ariko ntivuge n'ibibi ukora cyangwa se ibona ugiye kugwamo n'ibyo idashaka uzacamo. Rero niba usenga Imana wishaka Imana igusubiza ako kanya cyangwa igusubize mu buryo wowe ubishakamo n'uburyo wumvamo ibyiza gusa yagusubizamo. Ibi ngibi iyo utekereza bino bitandatu tumaze kuvuga ukabitekereza uko ubishaka, icyo gihe Imana irakureka cyangwa se yavugana nawe ukayima amatwi ntumve ibintu Imana yavuganaga nawe. Rero tugiye kureba ibintu bitandatu bigaragaza ko Imana iri kuvugana nawe muri uno munsi, cyangwa se Imana yavuganye nawe ariko ntubimenye. Ikintu cya mbere turaza kubigenderaho turebeye uburyo Imana inyuramo ivugana nawe. Nuza kureba muri ubwo buryo Imana inyuramo ivugana nawe ukabona hari ubwo yanyuzemo, uraza kumenya ko Imana yigeze yavugana nawe ariko ntubashe kubimenya. Wongere usenge, Imana irongera ivugane nawe mu izina rya Yesu. Ikintu cya mbere Imana inyuramo ivugana nawe ni umwuka wawe. Ese nturagira ubwoba bw'ikibi bigatuma uca mu yindi nzira, hanyuma ukumva ibyabereye hahantu wari ugiye kunyura ni agahomamunwa cyangwa se byari bibi cyane, ukavuga ngo noneho Imana niyo yamburiye cya gihe. Icyo gihe Imana yavuganye nawe inyuze mu mwuka wawe, inyuze mu mutima nama wawe. Wa mutima ukubwira ngo ibi nibyo cyangwa se ibi sibyo, uwo mutima akenshi wari umwuka wawe Imana ibiri kunyuzamo message ikubwira icyo ugomba gukora. Kubakijijwe Imana inyuza message ku mwuka wera, umwuka wera akabinyuza muri akabihuza n'umwuka wawe, bikagera muri mindset yacu, tukagira conclusion y'ikintu Imana ishaka kuvugana natwe. Sinzi niba wewe ujya wumva Imana ivugana nawe inyuze mu mwuka wawe cyangwa se itarabikora, ariko Imana kenshi ivugana nawe. Ikindi cya kabiri Imana inyuramo ivugana natwe, Imana ivugana natwe inyuze mu nzozi no mu mayerekwa. Imana ikunda kuvugana n'abantu bayo. Ikindi cya kabiri Imana inyuramo ivugana n'abantu mu nzozi no mu mayerekwa. Ushobora kuryama Imana ikavugana nawe. Ikindi ushobora kuba wicaye ku manywa ukabona ibintu bidasanzwe utari uzi ko ushobora kugira gute kubona. Ibyo bintu byose bikaba ari imboro z'Imana, imigambi y'Imana n'ibindi bintu Imana ishaka kugira gute kukugezaho. Imana rero ivugana natwe inyuze mu nzozi. Hari igihe uryama ukarota inzozi, ukabyuka uzibuka. Bira bintu warose ukabyuka ubyibuka, ntukabyita ibintu byagiye gutyo gusa. Ujye ubitekerezaho, ubisengere, hari ubasha gusobanukirwa icyo Imana ashaka kuvugana nawe. Nta nzozi na zimwe ziza mu buzima bw'umuntu ngo zigende nta message
myinshi iturutse ku Mana, Imana ishaka kuziguhama. Nushaka kuba yarose ibintu bibi cyane, buriya hari icyo Imana ibishatse kuvuga. Niba ari ibintu bibi cyane, hari ibintu ushobora kurota, wenda ukarota wiba, usambana n'ibindi, ukamenya ko iriya message yari ije kubwira ko wasinziriye cyangwa se hari igishuko kibi ushaka gucamo, cyangwa se ukeneye gusenga kugira ngo utongera kurota ibintu bibi by'umwijima nk'ibyo. Hari n'igihe Imana ikurotesha ibintu, wenda ukarota ubona inka n'ibindi, ukamenya ko ari abadayimoni bashaka kwinjira mu buzima bwawe, ari igitero cy'abadayimoni gishaka gutera ubuzima bwawe. Rero Imana ijya inyura mu nzozi, ikanyura no mu mayerekwa. Ntuzigere na rimwe unegirija cyangwa utesha agaciro inzozi warose ukabyuka uri kuzibuka. Ntuzigere na rimwe unegirija ibintu weretswe ukabona uri kubibona. Yosefu arota cyangwa se anyura mu buzima bw'ibigeragezo bigatuma byihanganira. Yabanje kubirota mbere, ngarota izuba, arota n'ukwezi, abona n'inyenyeri 11 zimwikubita imbere zikamupfukamira. Arangije nyuma za gusobanukirwa neza yuko ari bene se bamupfukamiye, mama we na se. Ariko abibwira se, bene se na mama we na se barabisobanukiwe, baramusobanurira, baranamubwira ngo ibintu warosura umusazi, ibyo ntibikabeho, ntibibaho, ariko birangira bibayeho. Iyo ataza kumenya ziriya nzozi, yari guca muri buriya buzima akibwira ko Imana yamutaye, akibwira ko ari igitabwa. Ariko kubera kumenya ziriya nzozi, yamenye ko Imana iri kumwe nawe, ari umugambi Imana ufite ku buzima bwe muremure. Rero inzozi ntukazinegirije, aho hantu Imana ijya ivugana nawe. Niba Imana yaravuganye nawe mu nzozi ukabibona, ukabona hari ibintu warose bikabyuka, ukabyuka ubona ukibyibuka, menya ko Imana yavuganye nawe, usenge yongere igomeze ikwibutse bya bintu wari warose, inabigusobanurire mu izina rya Yesu. Icya gatatu, Imana ivugana nawe ikoresheje ijwi ryayo ridasanzwe. Wareba Samweli, ukareba Paulo na Mose. Samweli Imana yaramuhamagaye kugira ngo imuvugishe, imubwire ko igiye kumukoresha nk'umutambyi cyangwa se nk'umuntu ukomeye ugiye gusimbura Abayeli. Paulo Imana yaramuhamagaye ubwo yatotezaga ubwoko bw'Imana ari mu nzira. Imana iramubwira ngo Sawuli, Sawuli undenganyiriza iki? Nibwo yamuhamagaye avuga ubutumwa bwiza n'ubu turi gukurikiza. Mose Imana imuhamagara igira ngo ajye gukiza Abisirayeli uburetwa bakoraga muri Egiputa, ngo yagiye yabonye igihuru cyaka umuriro ariko ntigikongoke. Ijwi ry'Imana rivugira muri icyo gihuru ryaka umuriro, ijwi riravuga cyane. Rero hari igihe Imana igihitamo kuza kuvugana nawe, ikaguhamagara, ikavuga, igasakuza, ikaguha message ivuga mu buryo budasanzwe. Rero Imana ijya ibikora, ikaguha message iri clear yayo izanye mu buzima bwawe. Niba warumvise ijwi ry'Imana riguhamagara ridasanzwe kandi ukumva iryo jwi rihumuriza umutima wawe, ijwi ryavugana nawe ukumva ijwi ari ryiza, uzamenye ko Imana yavuganaga nawe. Kandi ijwi ry'Imana iteka ryose riba ari ryiza. Wumva umutima wawe at ease, umutima wawe ubohotse, wishimye, umeze neza. Imana yakubwira ko uri mubi, yakwihanisha, yakubwira ibyaha wakoze n'ibibi byawe, ntago wumva wuzuye n'uburakari cyangwa umwijima, ahubwo wumva utuje kandi umeze neza. Ikindi kintu cya kane, ikimenyetso cya kane Imana ishobora kunyuramo ivugana nawe. Imana ishobora kuvugana nawe inyuze mu bandi, yaba abapasiteri, abahanuzi, yaba umwana, yaba n'ibindi. Nzi umuntu w'inshuti yanjye ugeze kuburirwa n'Imana. Imana ituma umwana yicaye ahantu afite ubwoba, yumva ashoberewe, agiye gupfa. Umwana araza amufata ikiganza, aramuhagurutsa, aramubwira ngo genda, kuko hari ibintu byinshi bigiye gutera, cyangwa se hari imbaraga z'umwijima zikugarije. Ngo uwo mugabo ngahita yumva arasuherewe, arakangutse, yumva abaye nk'ugeze mu bundi buzima. Arangije aragenda, kandi koko amenya yuko nyuma yaho hari ibitero by'umwijima byamushakaga, bashaka kumwicira aho hantu yari yicaye mu mujyi. Rero Imana ifite imbaraga zo gukoresha abantu bose, yakoresha umwana, yakoresha abahanuzi, bakazaguha message. Ntuzanegirije na rimwe ubutumwa wahawe n'abantu bandi bwatumwe n'Imana, kandi ubwo butumwa ukumva ku buzima bwawe bukugezeho, ukumva hari ukuntu bohotse, utuje, cyangwa se ukumva hari ikindi cyerekezo Imana ivuganye nawe, kuko hari imbaraga z'Imana ziherekeza message yayo, zituma wumva ibyo bintu ubwiwe atari ibintu bisanzwe, ari ibintu bidasanzwe. Icya gatanu, Imana ivugana nawe inyuze mu ijambo ryayo, cyangwa se Bible scriptures, cyangwa se ubuhanuzi bwanditse muri Bibiliya. Niba hari ahantu hambere hari ubutumwa bwiza, hari ubuhanuzi ku buzima bwawe, ni muri Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo nzi icyo nibwira kubagira si bibi ahubwo ni byiza, no kugira ngo mbaremo umutima w'ibizaza hanyuma. Bibiliya igaragaza ko ijambo ryayo ari umucyo utumurikira mu nzira. Bibiliya igaragaza yuko aho kugira ngo ijambo ryayo rigire n'akanyuguti kavaho, ahubwo isi n'ijuru byarimbuka. Rero mu hantu hambere hizewe, hashoboka, habaho, hadahinduka, ni mu ijambo ry'Imana. Niba ushaka
kumenya message y'Imana ku buzima bwawe, jya ukunda gusoma ijambo ry'Imana, jya ukunda kubana n'Imana, jya ukunda gusoma ibyanditswe byera. Uzagenda umenya buri munsi icyo Imana ishaka kuvugana nawe ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi bwonyine butavangiye, budahinduka, budatsindwa, butabura ku buzima bwawe. Niba ushaka kumenya byinshi Imana ishaka kuvugana nawe ku buzima bwawe, soma ijambo ry'Imana, uzagenda umenya icyo Imana ivugana nawe buri munsi, buri saha, buri segonda ku buzima bwawe. Ikindi kintu cya gatandatu, Imana ikunda kuvugana nawe inyuze muri situation y'ubuzima unyuzemo, cyangwa se muri situation y'ibyo ucamo, muri situation y'ahantu unyura mu buzima bw'ibyaremwe, ibiti, inyoni, ubuzima ucamo, ubuzima ubamo, n'ahandi hantu hose Imana ishobora kugira gute kunyuzamo message ku buzima bwawe. Ushobora wenda kujya guca ahantu ukumva haje umuyaga mwinshi, ukumva haje inyoni nyinshi zisakuza, ukumva ugize ubwoba, ugahindura ahantu uri buce, ugasanga Imana n'ikimenyetso yari guhaye cya message. Hari abantu banegirije biriya bintu, ariko Imana kenshi ibiri kuvugana nawe ikubwira ngo nyura ahangaha, ca ahangaha, genda gutya. Imana ikunda kuvugana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi inyuje mu bimenyetso ikoresha na situation y'ubuzima turi gucamo. For example, urasenga, ugezeho uraguye, hanyuma wenda winywera inzoga, ugiye mu kabari, urangije urasinze, uratonganye, urarwanye, umuntu aguteye icyuma gifashe ku mwenda wawe ntikinjiye ku mutima, kandi we yabariranyije umutima, aranashimangira cyane, wibwira ko upfuye. Ako kanya wakamenye yuko Imana ikubwiye ngo ndakurinze, ndagukirije, ngo ufiteho umugambi ukomeza. Abantu benshi rero bajya babona ibintu nk'ibyo ngibyo bakibwira ko ari ibintu bisanzwe, ntibumve ko Imana ivuganye nabo, nyamara Imana yari ifite umugambi ku buzima bwabo, Imana yari kuvugana nabo. Ikindi urugero rwa kabiri, habaye impanuka mu modoka, urarokotse wenyine mu bantu bagera kuri 50, wakamenye ko Imana iguhaye message ku buzima bwawe. Hari ikindi kintu cy'igahunda cyangwa se gahunda nzima n'umugambi w'Imana ukomeje ku buzima bwawe. Ahari ni nko kubwira ngo mwana wanjye cyangwa se wowe, ngwino ugaruke, ngarukira, unkorere, unkurikire, ndakurokoye, cyangwa se hari indi migambi mfite ku buzima bwawe. Rero ibintu byose biba mu buzima bwawe, nufungura amaso yawe ukabireba, ukabyitegereza, uzasanga igihe kinini Imana ibasha kuvugana nawe, Imana ibasha gukorana nawe, Imana ikakubwira imigambi yayo ku buzima bwawe. Hari nubwo n'abantu muturanye, abantu mubana, abantu bagufitiye imigambi mibi, bajya baza bakakuganiriza mu biganiro mwagiranye, wowe ukaza kumvamo icyo bari bakugambiriyeho, ukumva profesi y'ikintu Imana ishaka kuvugana nawe bitewe n'ikintu cyari kigiye kubaho kibi, cyangwa se icyo warugambiriyeho n'abantu, cyangwa se n'imbaraga zo mwijima. Urundi rugero rwa kabiri, Samweli yabonye uburyo Sawuli yabonye uburyo Dawidi abantu bamusingiza ngo yishe ngo Dawidi yishe inzovu, ngo Sawuli yica abantu 1000. Ahita amenya yuko Imana ari we mwami yateye wa Isirayeli, atangira kumurwanya. Sinshaka kuvuga uburyo yamurwanyijemo, ndashaka kuvuga uburyo Sawuli yabashije gusoma ko Imana igiye kwimika Dawidi, agasomamo ubuhanuzi Imana itanze bw'uko Dawidi agiye kuba umwami, agasimbura Sawuli agahita abibona nk'umwanzi we, kubera ko yamaze gusoma message Imana yexposinze kuri Dawidi, ko abantu bari gusingiza umwana mutoya bakareka umwami. Ikindi kintu urundi rugero rwa kabiri, Yona akibona umuraba uri mu nyanja, ubwato bwe butangiye kurohama, amazi yinjira mu bwato. Icyo gihe yari ahungiye itarishishi, ahunze ubutumwa Imana yari yamuhaye, abona ko ari Imana ibikoze, asaba ko bamukuramo bakamujugunya, ubwato bukabona amahoro. Aho ni uburyo abantu dusoma message bitewe na situation tugezemo. Muri ubwo buryo butandatu bwose nakubwiye, ni uburyo bwakwereka yuko Imana iri kuvugana nawe, cyangwa se Imana agize gute yavuganye nawe ntiwabimenya. Niba warabonye ubwo buryo bwarabayeho ku buzima bwawe, bwarabayeho mu mibereho yawe, mu nshuti zawe n'abandi bantu, wakavuze ngo Mana wavuganye nanjye sinabimenya, ugasenga, ahari Imana ikongera ikavugana nawe, ya message ikongera igusobanurira, cyangwa se ikongera igakorana nawe. Cyangwa se ugasenga ngo Mana ndagusabye, Mana usobanurire cyangwa se umishurire uburyo najya mbana nawe, nkasobanukirwa message n'ubutumwa umpa buri munsi mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Rero ndabashimiye ko twabanye, ndagushikariza gukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, ugakora like, ugakora no kazogera, kugira ngo tuzagomeze guhuza ibiganiro. Kandi niba ari inshuti yawe, wabasha kuyibwira gakora subscribe na like na kukazogera, kugira ngo ijye ibona ibiganiro byacu, kuko ibiganiro ni byiza ku buzima bwa buri wese. Kandi ndakumenyesha ko iyo ukoze subscribe
YouTube ifata bino biganiro byacu kabirikomandinga, ama videos karikomandinga ku bantu benshi batandukanye bakabasha kumva bino biganiro byacu, kandi iyo abantu bayibonye bikabafasha ubufatanyije nanjye gukora ubutumwa bwiza bikagera ku bantu benshi batandukanye. Rero Imana ikugirire neza kandi Imana itugirire neza. Imana itwigishe kumenya uko tumenya message Imana iduhaye ku buzima bwacu. Ukore subscribe, share na comment, ubutaha tuzareba uburyo watandukanye ijwi rya Satani, ijwi ry'abantu n'ijwi ryawe, uburyo wabitandukanyamo n'uburyo wamenya uburyo kumenya Imana ijwi message iguhaye ku buzima bwawe. God bless you so much. Ibiganiro nakagaruka. Imana ikurinde, iguhaze uburame, iguhaze ubushobozi, izakugeze mu ijuru kandi guhe amafaranga, ikumara ubukene bwose. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.